ntabwo nigeze mbaho ubuzima bwo hanze ngo mvuge ngo nanyuze mu byaha, ngo nyura mu kabari, nyura muri night clubs, ngo nyura mu ahantu hose nyine abantu bavuga. Ariko nari mfite umwijima wanjye wari umbundikiye ku nkanjye, mbundikiwe n'umwijima wo muri iyi si umuntu adashobora gusobanura undi muntu keretse umuntu wabayemo ngo awumve. Urumva natangiye kugira amajwi mu mutwe wanjye, aya majwi ambwira ko ntashoboye, you are not enough, nta confidence ugira, ntacyo uzavamo, reba ukuntu uwanyu hameze. Reba nabonaga tuzapfa gutyo turi abakene, nta kintu na kimwe, nta ku buryo navuga ati nimbona amahirwe nziyahura. mvukira mu muryango w'abana 7, ndi umukobwa. Icyo gihe nari umukobwa nyine umwe mu bahungu bangahe 5, ubwo barumuna banjye 2 ni batoya. So mbayeho mu buzima. Igihe cyarageze narangije kaminuza sinishara igihe, mpita mbona akazi nyine akazi kari kantunze bimeze neza, bimeze neza. Igihe kiragera karahagarara. Ako kazi gahagaze rero byanteye ikibazo kuko Hello everyone, muraho neza, mbaye ikaze kuri The Grace Note Podcast. Kankubazi wakoze subscribe. Ese ibintu byinshi umaze kubona, ibyo umaze gukunda ujye usangiza abagenzi bawe. Do subscribe, like and share to everyone who want to know the goodness of God. Please do that. Mbaye ikaze, mfite imbaraga nyinshi ntabwo nzi uko biri kugenda ariko n'ubuntu bw'Imana. Mbaye ikaze kuri The Grace Note Podcast, aho tugiye kuganira ku ngingo idasanzwe. Nzi neza ko benshi muri mwe mukunda From Darkness to Grace. Na igice tugira cyo kuganira, tugatumira abagenzi bacu bakaduha ubuhamya. Hari ubwo abantu benshi cyane bajya bahura n'ibintu mu buzima bwabo bakibaza niba ari bo bonyine babiciyemo, akibaza niba Imana ikimukunda cyangwa ikimubona, nyamara iramubona, iramuzi. Igihamya cy'uko imubona nuko bimwe mu byo uri gucamo cyangwa ibyo waciyemo hari ababinyuzemo bakabinyuramo amahoro kandi bakaba baje kubihamya. Tubahaye ikaze. Nkuko nabibabwiye tujya kuganira kuri From Darkness to Grace. Dufite umushyitsi udasanzwe, umukobwa mwiza ukijijwe kandi wubaha Imana. Reka tumuhe ikaze atwibwiye. Tubahaye ikaze. Yego murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Uwamahoro Ishimwe Divine. Ndacyari umukobwa, mfite ababyeyi bombi, ndi umukristu, sengera muri Jubilee Revival Assembly. Ndi umukristu waho. Ndumva ari ibyo. Ijambo ry'Imana mu bayishuri riravuga ngo banesheje Satani babikesheje amaraso y'umwana w'Imana n'ijambo ry'ubuhamya bwabo. Divi, tuguhaye ikaze kuri The Grace Note Podcast. Ni urubuga rwiza wisange nko mu rugo. Ni urubuga nizera ko twe twumvana kuko akenshi hari igihe uvuga ibintu uri nko kubibwira abantu bakuru cyangwa nko muri church akavuga ati how come ku myaka bashobora kumeze gutya na gutya, nyamara twebwe we feel you kuko turabizi ko bihari. So tuguhaye ikaze ngo tuganirize Divine, tugiye kuri umukristo urakijijwe. Ijambo gukizwa ryumva gute kuri wowe? Murakoze cyane. Ijambo gukizwa kuri njyewe actually ni ijambo rigari, ariko ni n'ijambo abantu benshi bakunze kwibeshyaho cyane. Ni ijambo ubona abantu benshi bafata lightly, ariko ni ijambo rikomeye cyane. Icya mbere, gukizwa bifata nko guhura n'umucyo wa Kristo on a personal level, guhura na Kristo ku giti cyawe utabyitirira rusange, atari ibintu biri public, ahubwo guhura na Kristo ukamenya ko yagucunguje amaraso y'igiciro, ukamwemerera akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Njyewe niko mfata gukizwa. Wow. Yego. That's nice. Nibyo. Divi, twavuze ko tugiye kuganira ku buhamya bwawe. Divine wa mbere wo gukizwa yarameze ati mbere yo guhura na Yesu. Yego. Unyuze mu buhamya bwawe. Divine wa mbere wo gukizwa rero atandukanye n'ukuntu abandi baba bameze batarakizwa.
Divine wa mbere umwana wakuriye mu rusengero, abana n'ababyeyi bakijijwe, mama wanjye arakijijwe, papa wanjye arakijijwe, ni abavugabutumwa, ni abakozi b'Imana. Ugakurira muri Sunday school, bagutoza inzira z'Imana, bakagutoza gusoma Bible, bakagutoza stories zo muri Bible nyinshi, ugasanga urazizi, ariko mu by'ukuri ugakura mu mwijima. Ntabwo nigeze mbaho ubuzima bwo hanze ngo mvuge ngo nanyuze mu byaha, ngo nyura mu kabari, nyura muri night clubs, ngo nyura mu ahantu hose nyine abantu bavuga. Ariko nari mfite umwijima wanjye wari umbundikiye, nkanjye mbundikiwe n'umwijima wo muri iyi si, umuntu adashobora gusobanura undi muntu keretse umuntu wabayemo ngo awumve. Nkurira muri ubwo buzima, ariko mbukura nyine ndi umwana. Abantu benshi bazi ko Divine yitonda, atajya avuga, ari umwana nyine ubona ugahita umubona ko ari umwana wo mu gipasiteri. Hari n'abantu bakunda kwita ko ndi umumansera. Ariko mu by'ukuri njyewe ukuntu nari niyizi ntabwo ari uko Divine yari ameze. Nari umwana nyine udakunda kugaragaza amarangamutima ye, nari umwana udakunda no gukubagana, niko mama yajyaga ambwira ndi muto. Ntabwo nakundaga kubagana, ese ngamunze akagenda. Ariko uko ngenda nkura, ndangiza primaire njya muri segonderi. Muri segonderi rero niho hafungura reality y'ubuzima, ntangira kumenya, ntangira kubona isi mu bundi buryo. Urumva nakuze ntaba exposed ku buzima bwo hanze, njye nakuze ndi exposed mu buzima bwo mu rusengero gusa. Ariko zite akaza gusoma, akazamenya icyanditswe, ariko sindabikundaga ko numvaga rwose biri kunteza abantu kwa ntabwo ngaragara nk'abandi bana. Ndashaka gufitinga in, ndashaka kumera nk'abandi teenager. Ariko nyine nkasanga mama we kwa ko she's a praying woman, we arashaka ko tuba abana basenga, mu gihe twebwe ntabwo bindimo pe. So nkura gutyo, numva ndatsikamiwe n'imyemerere yo mu rugo itari yanjye. Nyine ndashaka kuba nk'abandi bana, ariko ndatsikamiwe nuko nyine mu rugo basenga. So nkura gutyo, sinajya mu isi pe, sinayijyamo, sinigeze njya mu isi ngo ngiye gukora ibyaha. Ariko nkura ndi umwana utikunda, udakunda ubuzima nyine mbayemo. Mbona sinkunda nyine ubuzima bwanjye. Aho rero niho umwana akurana dreams, akurana confidence, aho ngaho dreams zitangira gupfa. Ntangira nyine kugira complex inferiority, ntazi ahantu ituruka. Ntangira kujya nkomparinga ubuzima bwanjye n'ubw'abandi, nkavuga nti iyaba naravukiye nko kwa kanaka, buri ubuzima bwanjye bwari kuba ari bwiza. Ntangira kujya mbona abandi bana nabona bambaye gutya imyenda runaka, kuko nakuriye mu idini runaka tutemerewe kwambara ibintu runaka. Abandi bana nabona babikora, nkabona ni byiza, nakibuka ko ntabyemerewe, nkabona birambangamiye. Kubera iyo pressure y'ubuzima no kuba gushaka gufitinga iyine muri societe, ari uko utabishaka, ari ukubera itegeko. Ni itegeko, niko tugomba kwambara, tugomba kwitwara gutya, turi abana bo kwantuza, bambara gutya. So noneho ubwo ukura gutyo byatumye ubuzima bwanjye bwangirika pe, ubuzima bwanjye bumera nabi. Kandi kuko ndi wa mwana ucecetse, ntabwo wari kubimenya, kuko ababyeyi banjye ba trying their best, banyishyurira amashuri, ndiga ahantu hose ndiga. Noneho icyaje kubyica, nakuze ndi wa mwana w'umuhanga mu ishuri, nakuze ndi wa mwana ebana ndi intyoza. Ariko kubera icyo kintu narangije troncome, njya muri superieri mpitamo ibintu numvaga nkunze nzashobora, mbigezemo birananira. Impamvu byananiye ntabwo yari iyindi. Urumva natangiye kugira amajwi mu mutwe wanjye, aya majwi ambwira ko ntashoboye, you are not enough, nta confidence ugira, ntacyo uzavamo, reba ukuntu uwanyu hameze, reba. Ngira ibintu byinshi mu mutwe wanjye. Aho noneho nanjye kurwara, ntekereza ko ni depression, kuko nayimenye nyuma. Kuko naje kumenya ko ari depression nyuma, ariko icyo gihe ntabwo nari mbizi, nari nkiri umwana mutoya. Niho naje kugira icyo nakwita nka depression. Depression yindi zikagutwikira mu mutwe, umwijima ukaza ugatwikira ubwonko bwawe ku buryo ntushobora kureba imbere. Wanganaga gute? Icyo gihe nafite imyaka 18. Harishye muto. Yego. Ugira nyine ya depression, niyo itangira gutwikira mu mutwe wawe, ukaba ubona koko nta kintu na kimwe uzageraho mu buzima. Wareba imbere ukabona, ugatangira no kwibona, wareba ubuzima bwawe, comparing ubuzima bwawe, ukavuga ati nta nubwo ndi na mwiza enough, ku buryo
hari n'umugabo wenda nzabona ugahita ubuzima bwawe bukatira aho ngaho. Ni ukuvuga ngo umwijima wari unwikiriye ku buryo nta kintu na kimwe narebaga imbere, ntabwo narebaga imbere pe, nabonaga tuzapfa gutyo turi abakene, nta kintu na kimwe, nta ku buryo navuga ati nimbona amahirwe nziyahura. mvukira mu muryango w'abana 7, ndi umukobwa, icyo gihe nari umukobwa nyine umwe mu bahungu bangahe 5, ubwo barumuna banjye 2 ni batoya. So mbayeho mu buzima ntashobora kuganiriza undi muntu, mbayeho mu buzima ntashobora kwegera umuntu ngo mubwire ngo meze gutya na gutya, kuko nakuze ndi umwana ucecetse, nakuze ndi umwana udakunda kuvuga. So ubwo abantu barabona ibintu biri perfect, ariko njyewe ninjye wari uzi struggles z'ubuzima nahuraga nazo. So gukura gutyo ngeze superieur nyine urumva kwiga biranga, noneho bijya byankubitira rimwe pe, ndakubitika. Iyo mbyibutse ibyo bintu ntabwo bingira neza, ariko ndabyibuka ko najyaga ngenda nkabona, hari n'igihe najyaga ngenda umutwe yazunguruye nkabona nkagira nk'isereri ngenda kwikubita hasi, ariko ibyo bintu byose nta muntu n'umwe wari ubizi. Ufite amahoro, ufite umuryango mwiza, ufite ibiryo, cyose nta kintu na kimwe nari mbuze. That's a devil. Izo zari imbaraga, nanjye mbona ko zari imbaraga z'umwijima zakoreraga ahantu ku buryo zituma nyine zinyereka ko nta future mfite imbere, zinyereka ko ntari umukobwa mwiza, nta kintu na kimwe. Ntangiye kwitaho ndi mukuru, nyine ntangiye kuba mukuru, ariko nta kintu na kimwe icyo gihe nakoraga. In fact najyaga mbona abantu banahangayitse babona nyine ntazigera mbana umukobwa, bakabyitiranya wenda nuko nakuriye mu bahungu cyane, ariko byari ibintu bitandukanye cyane. Nyine yari imyuka, niko mbibona, zari imbaraga z'umwijima zari zaramfatiranye, zirahari. Nza kurangiza superieur, ndangizanya n'amanota si meza cyane, ariko narayabonye. Byari bigoye pe, amanota narayabonye, ariko nyine atari kunyemerera kujya muri bourse ya leta, kandi nibwo buryo bwonyine bwari gukunda kugira ngo mbashe kwiga. Nyabuze urana uno mwaka tumara twicaye dutegereje ko tuzabona amanota asohoka. Icyo gihe n'umwaka byamaraga, mumaramana ndi mu rugo ntafite igitekerezo na kimwe. So ubwo kuko mu rugo nyine batari kubona ubushobozi bwo kujya kundira ama privé, nkajya ntekereza nkavuga semana ubu nzajya kwiga bizagenda gute. Ubwo niko mwijima wiyongera, noneho niko nyine ya complexe noneho ikura, kuko buriya complexe ntabwo itangira ari nka complexe, bitangira ari utuntu duto Satani akwereka ufite iki kibi, ufite iki kibi, bikazageraho bikaba ibintu bikuru, bikagenda bikura ku buryo ugera ahantu ubuzima bwawe ubona ko ari ugutsindwa gusa. Ugera ahantu ukabona ko ubuzima bwawe nta kintu na kimwe buvuze. Uko iyo complexe ikura niko nta kintu na kimwe, buriya hari ibintu bizana bibyara ibindi, kimwe kiraza kikabyara ikindi kikabyara ikindi. Niko ushobora kuba uri umuntu w'umukobwa ukirirwa mu nzu utakarabye, ukirirwa mu nzu nta kintu kimwe uri gukora, nyine hari that laziness bizana ku buryo nyine nta kintu na kimwe ubona imbere. So what's the point yo kugira ngo nkore ikintu na kimwe? Uririrwa uryamye, urirwa muri telefone, urirwa mu mafilme atageze ikintu na kimwe agiye kumarira. So ugasanga ubuzima bwawe nyine nta cyerekezo na kimwe cy'ubuzima ufite. Urumva sinjya hanze nk'abandi bakobwa ngo najye muri night clubs, sinjyayo, mvuka mu muryango w'abakristo, ariko still n'ubundi ukuntu bayeho ntaho utaniye n'abo bana bandi bajyayo. Nyine uraho gusa, ntacyo ukijije, ntacyo winjije, uraho gusa nyine, you don't do anything, uraho uri umunebwe gusa. Ntabwo uri wa mwana wenda ushaka akazi nk'abandi bana barangije kwiga ngo urashaka akazi, uraho gusa. So nza kugira amahirwe rero, nagiye mu ngando ngewe mu itorero, nibyo twese. Ngezeyo hari ukuntu baza kwamamaza amashuri mu ngando y'amakaminuza, baza kwamamaza muri ikigo kimwe cyakoreraga mu mujyi. Numva gifite ama opportunities, watanga scholarship ukishyura amafaranga make cyane. Mbajije mu rugo numva ayo mafaranga bazanyemera kwishyura, njya ku ishuri muri kaminuza. Numva at least ngize akantu k'amahoro ko mu mutima ko ngiye kujya muri university, nyine ntagiye kwicara nk'abandi mu rugo, ngiye kujya muri university. Ndagenda ndiga,
ngira amahirwe aho hantu nyine mpagirira umugisha, niga ibintu nshoboye, noneho ndabishobora nyine by the grace of God ndabishobora. Ariko mu kubishobora nyine, ariko nabwo nari nkimeze nabi pe, nari nkifite ibintu byinshi mu buzima, numvaga nsikamiwe cyane n'imbaraga, yego, kutikunda, bya bintu byose bigihari, byose bigihari, ku buryo niyo bateguraga ama presentation ku ishuri, okay, narayakoraga, abantu bakambwira you are brilliant, ariko njyewe muri njyewe numva ntabyakira. So ndakomeza gutyo, ariko bigeze muri ubwo byari 2019, bigeze uwo mwaka nibwo nari umushuti wanjye, we ndamuvuga rwose, inshuti yanjye nta kibazo yagira kumuvuga, yitwa Kereni, ni inshuti yanjye cyane. Ubu ngubu twahuriye kuri university asenga, ari umwana apana gusenga kuko abikura mu muryango, asenga ahubwo biri deep, afitanye ubusabane bwe n'Imana butandukanye. Mbona birantunguye, numvaga ibyo bintu bitaba ko ubwa mbere nari mbibonye. Nibwo bwa mbere nyine nari mbonye umwana turi mu kigero kimwe cy'imyaka usenga, nyine ufata iminsi yo kwiyiriza, agafata ibihe, akajya muri church we yibwirije. Njye najyaga ari uko mu rugo bavuze ati mumaze igihe mutajya gusenga mugende, agafata Bible agasenga. Twari turi muri class, nkabona umwana yafashijwe, yashyizemo ikibwiriza, arimo arasenga. Mu gihe njye nibere muri filime, njye nibere mu mafilime, mu movies, ariko we ari kureba ibibwirizwa by'abakozi b'Imana, birantungura. Noneho ikintu cyamfashije, yabaye inshuti yanjye. Ndi umupagani ntanabikunda, ko ndabyibuka ko nigaga nijoro. Kwiga nijoro rero byaravurizaga, kuko nirwaga ndeba filime, naga afite movies ku munsi ndi burebe, nimugoroba nkajya ku ishuri. Nta n'umwanya nari mfite bwo kuvuga ngo nashaka akazi. Ubwo uwo mwana duhura abayeho muri ubwo buzima, nkajya afasa uyu mwana, ubu kuko nkabona nyine biratangaje, ariko nyine nkabirekera aho ngaho. So rimwe rero nk'Imana yafashe, rimwe nari ndi kuri YouTube, ndi gushaka movie nshyashya ngomba kureba, ndayisaci nyine ndi kureba kuri YouTube bisanzwe, njyaho mbona umukozi w'Imana, ndamuvuga, mbona umukozi w'Imana yitwa Julienne Kabanda, ni n'umushumba wanjye ubu ngubu, arimo arabwiriza. Ndabyibuka yakubwiriza ku musore unezeza Imana, kuri iyo sermon ivuga gutyo. Noneho wibuke ko njyewe doctrine nakuriyemo, ntabwo twemerewe twambara nyine twikwije, igitambaro mu mutwe, ijipo ndende, nuko twakuze. Mbona umumama, okay, nyine ufite umusatsi bisanzwe, wiyitaho nk'abandi, nyine wiyitaho, ari kubwiriza. Yewe rero kera nari nzi ko abantu bose ari abasikama. Abantu bose batasenga nk'uko basenga ni abasikama, bababeshya. Ariko nk'uko mama wasenga, yego, batameze nka mama, numvaga ari abasikama babeshya, nyine ni ibikabyo byose. Umuntu wenyine ku isi numvaga asenga ni mama wenyine, abandi bose barabeshya. So uwo mukozi w'Imana amubonye, sinzi ikintu cyasunikiye kujya kumwumva, kandi n'ubundi already mu rugo buri mugoroba twarasengaga. Najyaga muri church, nyine buri Sunday twajyaga gusenga, ariko sinzi nyine ijambo ry'Imana ryemeze nkaho narimenyereye, ndabizi, ibintu byose by'abarokore ndabizi, nta kintu gishyashya naba ngiye kumva. So ubwo sinzi, ni nk'Imana ariko yansunikiye, ndakandaho ndareba iyo sermon. So nyirebye, aratangira arabwiriza. Urumva ntago ngiye ntabwo nagiye ngiye kumva ijambo ry'Imana, nagiye ngiye kureba kandebe iby'abarokore baje gutya. Ndareba nyine ndakandaho, ndabyibuka aratangira arabwiriza, iyo mbyibutse biransetsa. Agezemo hagati aduha ubuhamya bw'umuntu ngo basenganye, uwo muntu basenganye ngo hari indirimbo yaririmbye. Buriya ni umukozi w'Imana ukunda kuririmba cyane, ku bantu bamuzi araririmba. Pastor Julienne araririmba rwose, araririmba. Agezemo hagati numva araririmbye, aririmbye numva azi kuririmba, ndavuga ati wow, mbega umumama mwiza, nyine ndamukunda for the first time. Aririmba, ariko indirimbo yaririmbye, aririmba indirimbo uvuga ngo ko Yesu agiye kuza, ngo hanyuma ngo ibicu bikazakinguka Yesu akaza, ngo ko abantu bose bazamureba. Ese nawe ko uzaba uri muri abo bazamureba? Iyo ndirimbo ifite amagambo nkayo, I don't remember where, ariko niko yavugaga. Arivuze ari kubwiriza, ya magambo ngumamo, habase ko Yesu agiye kuza, aramutse aje wamubona. Oh ya. Kandi nibuka ko ibyo bintu nakuze mbyumva,
ndavuga ko Yesu ngo igihe kizagera ngo aze ngo atware ngo abantu bakijwe neza, ariko icyo gihe byazanye nyine nabyumvishe mu bundi buryo, ni nk'umwuka wera watumye mbasha kubyumva. Hanyuma ndavuga ni icyo ni igikabyo cy'abarokore, ndavuga ati nakomeza aririmbe niyumvire, njye nayo nakurikiye ijwi nyine ryiwe, ndarikunda cyane. Arakomeza arabwiriza, urumva akunda no kubwiriza atera story, umva ndaseka mu cyumba cyanjye, ndaseka ndashwanyuka, mara ndamukunda, numva nyine mbaye ngize amatsiko yo gukomeza kumva uyu mukozi w'Imana. Ariko ndangije kumva iyo sermon yose, ya magambo yavuze ansigaramo, avuga ko Yesu agiye kuza, ese naza ko kuzamubona. Oh my God, mbitekerezaho cyane, bingumamo, bituma nasinzira. Ntabwo nasinzira iryo joro, njya ku ishuri, uwo munsi ntabwo narebye filime, njya ku ishuri bisanzwe, mbwira wa mushuti wanjye, ndamubwira nti se, ati umukozi w'Imana uyu muntu uramuzi? Arambwira ati ndamuzi. Ati rwose asengera he? Numva nagahazi, numva nawe nta kintu uzi, ko se urasenga ariko ukaba utazi abakozi b'Imana bagezweho. Araseka arambwira ati njya mubona kuri YouTube ariko ntabwo nzi exactement asengera, ndamubwira ko nzamwishakira. Umunsi wakurikiyeho, urumva ukuntu Yesu afata. Umunsi wakurikiyeho ntabwo nigeze njya mu bindi bintu, nahise nsubira kuri YouTube neza, izina rye narifashe, ndasacingamo Julienne Kabanda, hazamo sermon ze nyinshi. Ndabyuka sermon ye yabanje bwa mbere nkiri kureba, nyine kumusacinga, yari sermon yabwirizaga muri Ezekiel ya 37, amazi agera mu bugombambari, agera mu mavi, agera hano, agera hano. Abwiriza kuri ayo mazi, aravuga ati iyo uri mu rusengero amazi agera mu bugombambari, biba byoroshye ko wagenda wakinjira mu rusengero ukongera ukavamo. Arabwiriza avuga ko agera mu mavi, avuga ko ari umwuka wera, agera hano mu nda. Abantu bazi iyo sermon bazi ko ayo mazi nyine Ezekiel yavugaga yari umwuka wera. Noneho njyewe umwuka wera urumva hari rangaje z'abanyamwuka utanumva neza. Ndavuga se amazi ubundi umwuka wera ni iki? Ntabyo nzi ibyo bintu byose. Nyine numva bamuvuga ariko ntago nzi exactly umwuka wera icyo ari cyo. So nubwo natangiye uwo munsi rero ari kubwiriza ku mazi yo mu rusengero, nyine ayo mazi azagenda ngo yuzura, uko agenda nyine yuzura akaba ari kugenda. Uko ndabyibuka ko Ezekiel yashoje avuga ngo amazi ageze aho umuntu atabasha koga, ni igihe nyine umwuka wera Kristo aba yagukavarinze ku buryo nyine utasigara ari wowe, Kristo ari wowe ukugenga. Iyo sermon yagiye kurangira, Mana nakijijwe, niko nabivuga. Nari nakijijwe, mvashyira hasi divine wa kera, nambara divine mushyashya, nambara nyine Kristo ahubwo mushyashya. Nagiye kurangiza, wakijijwe nawe ku giti cyawe, udakijijwe ababyeyi. Yego, ndihana, ndavuga nti noneho ngiye gupashinga Kristo nkanjye, apana Kristo numvanye ababyeyi banjye. Naho ngaho ntangira gukurikirana urugendo, naho ngaho ubu nivuga ko ngiye nkirizwa. Icyo gihe ndi mu cyumba ndi gukurikirana sermon, kuko nahise mpfukama, mbwira Kristo, ndavuga ati noneho ndakwakiye mu buzima bwanjye, ngwino tubane. Kristo aho rero nihatangira noneho gukorera, ni counseling y'umwuka wera, aho nihatangira kunkorera, atangira kuzana ubuzima bushyashya bwiwe muri njyewe. Noneho atangira kumpa ishusho y'ubuzima bwanjye bushyashya, butari wa undi divine natekerezaga kera. Kwa kwiyanga, kwiyumva ntacyo ushoboye, kumva uri mubi, byahise birangira. Naho birangirira, noneho atangira kumpa ishusho yiwe noneho amfiteho. Kuko urumva kera nyiri umwana, bajyaga nyine twajyaga gusenga abantu bagahanura, uyu mwana azakorera Imana, uyu mwana ibintu byinshi umwana akore mu rusengero. Iyo shusho noneho ayo magambo yakoreshaga abahanuzi bakabwira mama ndi n'umwana, aho niho atangira kuyagarura. Kuko ndabyibuka, kuko icyo gihe yahise amyerekwa rigari, arambwira ngo ampa icyanditswe kiri muri Yesaya 45:2, aravuga ngo nzagendana nawe ahataringaniye maringanizi, aravuga ngo nzamenagura inzugi z'imiringa. Urumva nari nkinyiraniwe ahantu inyuma y'inzugi,
Kristo yagombaga kubanza kumenagura izo nzugi kugira ngo mbashe kureba imbere, kugira ngo anyereke noneho vision, anyereke iyerekwa noneho rigari afite ku buzima bwanjye. Yego, aho rero niho atangira noneho hari ikijejwe, hari n'igihu kiva ku maso, hari ikintu, hari umwijima ubwo utwikiriwe, noneho ugatangira kubona the real you, ugatangira kubona noneho true identity y'ubuzima bwawe. Aho njye niho nyambwira abantu sibyo, urana tuba mu isi badefining ibintu byinshi. Umukobwa ba defined reka mbivuge mu kinyarwanda cyiza, umukobwa ba defined na nyashi, umukobwa ba defined no kwambara nyine ukabona arastaninga isi yose yakubona ikavuga ati uriya mukobwa. Ugasanga abakobwa benshi barishora mu buzima butari bwiza kubera ko bashaka kuba nyine abo bakobwa, ariko bafitinga mu isi. Ariko isomye muri Bible, true identity yawe ni ukuri ntabwo iri muri ibyo bintu, kuko ibyo bintu byose uvuga ngo nyashi byose bifedinga we, ntago biri realistic ku buryo wabigenderaho. Ibyo ni definition isi yazanye igashyiraho ikatubwira ngo umukobwa agomba kuba iyo ugeze muri Bibiliya Kristo arakubwira ngo utarigeze kumenya icyaha yabaye icyaha kugira ngo wowe uhinduke, kugira ngo wakire gukiranuka kw'Imana. Nuvuga ngo iyo umuntu aje muri Kristo Yesu ibya kera biba birangiye, aba ahindutse umuntu mushya. Nuvuga ngo ibintu by'inyuma n'ibintu byo muri iyi si byose birashira, kuko iyo bayi defined nuko wenda ufite izo nyashi nizigenda uzasigara uri ikisi. Iyo bayi defined wenda nuko ufite iPhone 16 o nizigezweho ntaramenya, iyo iPhone yibuze ubuzima bwawe bujya hasi. Nta hantu usanga nyine depression zihora ziyongera, zihora kuri rate ya depression ihora izamuka. Kubera iki? Abantu benshi amaso yabo ntago ari kuri identity Kristo yabagize, icyo Kristo yatugize cyo, kuko twaguzwe amaraso y'igiciro. Kuko Bibiliya mu Baheburayo niyo ivuga ngo amaraso avuga ibyiza kurusha yabiri, niyo twaguze. Ngo amaraso ya Kristo umuremyi w'isi wamanutse mu isi akaza akadupfira, ayo maraso ye afite agaciro gakomeye. Amaraso ye nyine afite agaciro gakomeye ku bugingo bw'umuntu kurusha uko umuntu yakubwira ngo ufite ngo kuba udafite nyashi, ngo kuba udafite iki n'iki, kuba utameze nka gutya, kuba udafiteho wig ya magana ngahe, ngo nibyo biri bukugire wowe. Ahubwo amaraso ya Kristo akakubwira ko uri uw'agaciro, kuko Kristo yavuye mu ijuru aza mu isi kubera ubugingo bwawe. Ibyo bintu byose rero iyo umuntu ataramenya Kristo uramureba ukumva uranamubabariye. Iyo umuntu ataramenya Kristo, ataramenya ku gaciro iyo identite twahawe kuba abana b'Imana, nicyo kintu gikomeye muri iyi si umuntu yakakira. Nuko abantu batabihishurirwa ngo babikurure ngo bamenye iyo identite duhabwa iyo umaze kwakira Kristo. Ubwo buntu uhabwa, ayo maso y'umwuka ahumuka, ugahita ubona ko agaciro kawe nuko Kristo yakugize uwo uri we, wavutse ubwa kabiri akaguhishurira, kuko abantu benshi ntago bamwishuriwe. Aho niho Kristo rero yatangiye kunyereka, ntangira kugendana urugendo nawe, nubwo na nyuma yo gukizwa hari ubundi buhamya burebure, ariko ntekereza ko icyo mbere divine wa mbere yo gukizwa nuko nguko yaramise. Koga mwiza wise mubi ukigunga ukiyanga ukumva ko ntacyo ushoboye. Reka dusome mu Baroma 10 Abaroma 3:23, kuko bose bakoze icyaha bakaba barabuze ubwiza bw'Imana. Ahandi haravuga ngo ni 10:17 mu Baroma, kandi kwizera kuzana no kumva kukaba gushingiye ku ijambo rya Kristo. Nyuma yo kumva ijambo rya Kristo, divine ukaza kwisanga ko utari wa mukobwa mubi, divine ukaza kwisanga kuri wa mukobwa uri wonderful made, Imana yiremeye. Kuko twaremwe mu ishusho ry'Imana, so sinabaza ko Imana ari mbi rero. Ni umukobwa mwiza umaze kwiyumvamo, umaze kubyakira, umaze gukizwa ya spirit of rejection, spirit yo kujyashaka kwiyahura kuko ubona utagize gushaka gufitinga mu bandi, mutabaye wowe nyirizina. Byaje kurangira gute? Waje kumenya ni gute ko byari igihu kigufunza amaso? Kuko ubirimo ntabwo wabitekerezaga, wumvaga uri ko wowe, ku buryo hari n'umuntu ari kukubwira ngo
ntabwo uri mu kwati reka ndabizi ko ndi mubi icyo gihe ntabwo yari wowe maybe uri kwigenga ni iki cyaje kubikubwira ni iki cyaje kugukuraho ako gahu nyine kari mu maso yawe byagenze gute nyuma yo gukizwa no guhita uhitinga reality? murakoze cyane. Nyuma yo gukizwa icyo gihe nahise nuzura ishyaka ry'ubumana ryo gushaka Imana ku giti cyanjye. Numva urukundo rwa Kristo ruranyuzuye, numva nkunze Imana mu buryo budasanzwe, nikiza ko ari imbaraga z'umwuka wera zibikora. Noneho ntangira kujya sacingaho umukozi w'Imana pastor asengera, kuko abantu bakunda kumukurikirana muzumve akunda kubwiriza kuri identity yawe cyane, akunda kubwiriza ko uriwe cyane kurusha nyine ibintu byo akunda kwibandaho. So ntangira kumusacinga cyane, of course nkakurikirana n'abandi bakozi b'Imana bariho basizwe. So uko ngenda ninjira mu ijambo ry'Imana nkahitinga indi reality itandukanye n'indi reality nzi mu isi. Nkahitinga izindi definition z'abakristo z'abana b'Imana zitandukanye n'iz'ukuntu isi ibidefining. Noneho icyo gihe nari mfite niyo nshuti yanjye yayindi nakubwiye, iyo nageraga ikibazo cyose niwe nabazaga ibintu byose ntari gusobanukirwa, akagenda asobanurira, noneho akambwira ati rero ibingibi ni uko bimeze, ibi ni bigenda gutya na gutya. Noneho icyo gihe njyewe nagira amahirwe nkikizwa, natangiye kumenya urana mu muntu niko pastor wacu ajya tuvugira harimo radar y'ubumana. Ni ukuvuga ngo cya cyubahiro cyagiye Adamu yadutwaye yagurishije, iyo umuntu akijijwe kiragaruka agahita amenya ko campus noneho nta muntu ubikubwira, sinzi ukuntu byikora mu muntu ko iyo umaze gukubitana n'umucyo umwuka wera atatangira kuba atatangira kuba live muri wowe. Nagira amahirwe ntaramara igihe kiri nkijijwe, Imana igatangira kunganiriza. Nkatangira ikintu cyantunguye ntera narakizwe, narotaga inzozi ziri bizarre zisekeje, ukarota uri kugwa mu myobo, ukarota ibintu by'umwijima gusa. Ariko nkimara gukizwa atangiraga kubona amayerekwa atandukanye, ugatangira kubona umucyo, uri ahantu hari umucyo, ukabona uri kuririmba, ukabona uri gupreachinga, ugatangira nyine kugira inzozi z'ubumana, uri gusenga, uri gusengera abantu, urimo urarwana n'imyuka wenda tuvuga nka principalities z'ahantu uri kurwana nazo. So ngirirwa amahirwe rero kumva Imana nkikizwa, umwuka wera nyine atangira kujya mvugisha, n'abandi no gusoma ibyanditswe nkumva atangiye kuzana irindi hishurirwa ridasanzwe. Umwuka wera akagenda nyigisha ibintu, akagenda nasoma nk'icyanditswe nakumva kiri nko kunshaka ukuntu nkumva ijwi ry'umwuka wera rirambwiye ngo iki ni kigisobanurira gutya. Aho rero niho menya kumbe naribeshyaga, kumbe ntago ndi mubi. Ugasoma wabanda kuko naremwe mu buryo bwiza kandi butangaje, ugahita umenya ko naremwe mu buryo bwiza, kuko ngo nkuko amagufa akurira mu nda y'utwite. Ni ukuvuga ngo Imana niyo yaguteranije mu nda ya mama wawe, ntabwo Imana irema ikintu kibi. Mu itangiro haravuga ngo nuko Imana imaze kurema ibintu byose nkibona ni byiza. Yego, wowe Imana yarakuremye se, Imana ntabwo irema ikintu kibi. Nta kintu kimwe Imana yaremye kibi. Ugatangira nyine guhitinga that reality. Nibwo umenye nyine guhita uvuga ati uziko kera nari ndi mu mwijima. Uziko nyine utangira nyine umera nk'umuntu ukangutse. Burya bwose nari mu bihe ko ntabyo nabonye. Yego, ko ntabyo ndi kubona. Uburyo bwose aho rero bituma nk'umuntu ukangutse uvuye mu bitotsi birebire, ugahita ukanguka ukavuga ati uzi ko burya nibeshyaga. None ukujya no muri church, kuko abakozi b'Imana baba baranyuze baba baratubanjirije, uyatanga n'ubuhamya ugahita wumva bya bintu koko burya bibaho, akakubwira na reality y'ibintu, ugahita ubona wumva koko nari mu mwijima, burya umwijima uteye ubwoba. Yego, nuko byagiye bigenda. Wow, Imana iha umugisha Pastor Julienne, ukomeza kuba umucyo kuri buri wese. Mwagure kandi komeze imuhe amavuta, kubera ko namaze kubona ko ni nayo mpamvu ni podcast iriho. Namaze kubona ko turiho ngo tubere urumuri abandi.
uzi abantu bari hano hanze biyanga ukuntu bangana, we are youth, turabizi, uzi amafaranga ya plastic surgery yishyurwa ukuntu angana, yafashe ibigo by'ababaye n'imfubyi n'abapfakazi benshi, ariko kuko kutikunda, kuko kwiheba no kwigunga, kuko gushaka gufitinga society, ntufitinge uko Imana, ntiwizere uko Imana yakuremye, kuko yakuremye ikubona, yakuremye igukunze, kuko sinibaza nyine kibaye ubwo buntu bw'Imana bwagiraga kuri buri umwe wese wiyumva ko atikunze. Reka twinjire mu rugendo rwawe rw'agakiza. Umaze gukizwa, bimeze gute gukizwa? Naho hari ubuhamya burebure cyane, tuguhaye ikaze. Urugendo rw'agakiza actually ni urugendo nkunda cyane, kuko rurimo ibintu byinshi bitandukanye, experience nyinshi z'ubuzima, experience za church, experience zo nyine salvation flow. Agakiza rero ntangiye gukizwa, ndagiye muri church, baramfashije, ntongera kubona ibimenyetso by'abantu biranga abantu buzuye umwuka wera, ntangira kubibona, but the devil nawe ari aho hafi. So bya bintu nakubwiye byari bisikamiye back then, aho niho ntangira kumenya ukuri kwabyo, realities y'imbaraga koko za Satani. Ntangira urugamba rero, urwo rugamba rukomeye cyane, imbaraga z'umwijima cyane zari zihari zikomeye cyane. Actually ntekereza ko arizo zibase n'abantu benshi. Nibwo natangiye kubona reality yazo, ntangira kurwana nazo, ntangira kujya nasenga ebana ibintu bigakomera. Urwana gute? Muri prayer iyo uri gusenga, biragoye gusobanura kuri deliverance, ariko reka nyuvugeho gatoya. Iyo uri gusenga izo mbaraga zihari, utangira kubyumva ko hari izindi mbaraga ziri opposing y'imbaraga z'Imana. So when you are praying, niyo uryamye, niyo urota nyine hari intambara y'umwuka. So natangira kujya nsenga, nkajya mbona naryama nyine nkarota ndi kurwana pe, ndi gusenga, ndi kurwana n'ibintu. Ntabwo nzi ukuntu nabivuga ngo nabivuga mu mashusho ya ukuntu biba bimeze, ariko natangiye kujya ndwana. Noneho buriya Satani ntashobora kukugerageza ahantu utavuye, aba ashaka gupuringa back. Ubwo uko ntangira no kwinjira, kuko ubutangiye wamushoyeho urugamba, ntangiye kwinjira mu ntambara yo gusenga gutyo, nibwo noneho ya majwi noneho yaraje aba menshi. Ariko icyo gihe ntago Yesu aba yagutereranye, ahubwo aba ari kukwigisha intambara, aba ari kukwigisha nyine, aba yagukuye kuba umukristo w'umwana kugira ngo umukristo ukomeye uzi kurwana. Aba ari kukwigisha, in fact ahantu Yesu aguhamagarira ni naho niho uzageragezwa cyane. Ubu kubera ko Kristo abizi neza ko nzakunda kuvuga ku kintu kijyanye na identity, nicyo Satani n'ubundi arwana nacyo. Noneho ubwo ntangira kujya ndwana, ariko Kristo n'ubundi ahoranisha. Ubwo natangiye kujya nkasenga nkarwana intambara y'umwuka itoroshye. Nkarwana intambara y'umwuka, ariko niribagera no kuvuga kuri mama wanjye. Mama wanjye ni umubyeyi usenga pe, mama wanjye arasenga, Mana yanjye. Nibwo nawe yaje kunsobanura ko urugamba nyine, na Paul yarabivuze muri Bibiliya avuga ngo ntabwo turwana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo turwana n'imbaraga n'imyuka y'ahantu ho mu kirere. Aravuga ngo mutware intwaro z'umwuka kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Bivuga ngo mama niwe yatangiye kumbera pasiteri mushya, ariko urumva pasiteri yaba ari pasiteri afite urugo rwe, afite gahunda ze, ntabwo najya mubona buri munsi. So kugira mama wanjye usenga rero byaramfashije cyane, twajya turwana, ariko we yari abizi ko ibyo bintu, izo mbaraga ziba zihari, akanyigisha noneho ku buryo basenga, uburyo bari kubita, uburyo noneho nakumva ya majwi agarutse, kuko yaraje noneho nkimara gukizwa aba menshi. Ariko icyo gihe byari bitandukanye na mbere. Nta kibazo. Aza gute? Amajwi yo mu mutwe. Kuko turwana n'ibintu turi gusenga, ariko wiyumvishaga gute? Kuko ushobora nko kuvuga ati kanjye Nyabugogo, ugasa no kanjye. Wowe ubyumvaga gute? Umeze nk'umusazi actually, ni ukuri wenda gusara. Because hari n'ahantu wajyaga njya gusenga, Imana ikurinze ibisazi. Umwana umenyere ku myaka yanjye, Imana ikurinze ibisazi. Actually uba umeze nk'umuntu wazezengeye mu mutwe. Sibyo, erega buriya umuntu utoragura amashashi buriya abasazi tubona, ntabwo buriya aba ari muri monde yiwe. Urabyuka nyine kuvuga ati wenda mind yawe irakuganiriza, ikakubwira ibintu bitabaho, ukavuga ati wenda byuka.
n'umuntu wiyahura buriya ntabwo apfa kubyuka ngo afate ikintu haba hari ijwi ryamubwira ati ntabwo ubuzima bwawe burangize. Hari imbaraga nyine hari imbaraga zikomeye ziba ziri kumusunika kumbwira ngo ubuzima bwawe burangize. Iyo umuntu ataboneye deliverance, nubwo deliverance nyinshi nyine, niyo mpamvu buriya mind ni ikintu gikomeye cyane. Umutwe, ibintu umuntu yuzuza muri mind n'ibintu bamubwira nibyo bimugira. Umuntu agizwe n'ibyo atekereza. So ayo majwi rero uko aza, hari amajwi ujya kumva nyari n'igihe nageraga nkumva ni nk'inshishi ziri kwinyuruka mu mutwe. Nkumva ni nk'inshishi zirimo nyine ziri kwinyurukankamo cyane. Ariko kubera gusenga, nkasenga nkafata igihe, mama akansengera, mama wanjye yubahwe, yarabibonaga. Yego, tugasenga Imana ikanesha. Ayo majwi rero ntago akenshi azaza nk'ibitekerezo, ariko ibitekerezo biri backup n'imbaraga z'umwijima. Ku buryo nta nubwo yaranagusobanurira ngo byumve, wakumva ari umusazi ukavuga ati no, ibyo bintu byikuremo. Ariko kuko aba ari possessed, nyine aba abaswe, akakubwira ko ayo majwi adashobora kuyacicikisha, keretse izina rya Yesu ryonyine rishobora kuyacicikisha. So icyo gihe rero natangiye kurwana urugamba, ako Imana nyine buri tsinda, mama agasenga, pasiteri akansengera, yarasengeye pe, I know yarasengeye, bagasenga ariko bigakurwaho pe, kuko Satani yararwanya urugamba rukomeye cyane. Arwana urugamba kugeza aho nanjye noneho ngize muscles zo mu mwuka, byajya biza rero nanjye nkahagarara. Yego, narindiriye ko njya kuri church ngo bansengere, narindiriye ko ndi mu rugo ngo nsengane na mama, kugeza aho igihe nyine, kuko urumva from guhera 2019 kugeza umunsi, it's been years ngendana na Kristo. So ubwo rero njyaho ndakomera ku buryo njya ndwana nanjye nkarwana. Ariko Satani ntabwo ajyanyurwa nyine, ahora ashaka kugira uti. Igihe cyarageze, narangije kaminuza sinishara igihe. Mpita mbona akazi, nyine akazi kari kantunze bimeze neza, bimeze neza. Igihe kiragera karahagarara. Ako kazi gahagaze rero byanteye ikibazo, kuko ni nkaho njya gusubira mu bwa buzima bwo kongera kwigunga. I think ni nkaho nimba nararangaye, ariko ni nkaho nari nsubiye muri ya style y'umwijima. Kubera ko nta kazi ufite, kwicara ntafite akazi se nzabaho gute? Umukobwa w'i Kigali bizagenda gute? Ayo majwi rero iyo utayakumiriye hakiri kare arakwica. Kandi buri gihe cyo kutabona akazi ni igihe cyo kwegera Imana ahubwo cyane. Ahubwo icyo gihe nakibayemo, urumva umukobwa w'i Kigali utagira akazi, byarangoye cyane, kuko urumva ntubona amafaranga y'umusatsi, ntubona ibintu byose, ntabwo uri bujye kubwira ababyeyi, ntabwo ibintu byose babibona. Birangora pe, birangora. Aribyo nshaka kubwira abantu, buriya nta kintu na kimwe kiza Imana itakizi, itagifitemo impamvu. Ariko byarangoye cyane, kuko mama, ko umukobwa ngo manje asenga, arambwira ati taha, ukuntu bayeho ntabwo ari byiza. Navuga ku bashuti. Yego. So mama wanjye yarampamagara, arambwira ati taha rwose, kuko icyo gihe nari narananutse, kuko maze kubyibuha, nari naranutse meze ukuntu nyine, nsukuntu ku buryo umuntu yambonye yarambonye, kandi ntabwo ari kera n'umwaka ushize, ni guhera 2023 na 2024 niyo nari umushomeri, kugera muri 2025 nkameze nkangahe. Iyo umuntu ambonye icyo gihe nambonye ubu ngubu, nyine narahindutse, kubera ko byari bigoye, byakomereye ubuzima bwanjye bw'umwuka, bikora n'ubuzima busanzwe bw'umubiri, kuko naravugaga nti Imana, niba ushaka ko nzajya njya gusenga rero ngomba kumpa akazi, kandi Imana ntabwo ikora kuri pressure. Yego, ntabwo igenda nk'uko tugenda twebwe, ukuntu tubitekereza. So ariko muri iyo minsi, iyo myaka nabaye ndi umushomeri, nageze igihe I made my mind made up, kuko hari n'ikuntu ugira inshuti nazo, inshuti zikaba nta kintu zikumariye. Yego. Inshuti mbi ni inshuti mbi pe. Iyo mvuga inshuti mbi ntimwumve ko ari inshuti zo hanze ngo zikujyana mu byaha. Inshuti zidraininga energy yawe, inshuti zidashobora gutuma ziri kunsubiza. Wumvishe ko Satani yashaka kukwica, akohereza still abantu bazakwica muri ya area wari urimo y'umwijima. Yego. Urumva njyewe ntago Satani ubu yaba akingerageza ngo nzanire abantu banjyana hanze ngo mu nzoga, aho ngaho arabizi ko ntago bishoboka. Najya kungerageza azanzanira abantu batuma identite yanjye ya nanone isubira hasi.
ba bantu niyo mpamvu nyabwira abantu ngo abantu bakudraininga badraininga energy muri wowe batuma confidence yawe isubira hasi abantu rwose icyo ushyira hasi nta kintu baba bakumariye nta kintu baba bakumariye at least uri kumwe na Kristo nta kintu waba. Hari umwana wo kuri church baririmba indirimbo ndayikunda aravuga ngo njyewe na Yesu turi majority uri kumwe na Yesu ntabwo ushaka kuba lonely. Ubu ngubu ikintu cyitwa inshuti rwose sinzi n'ukuntu mpageze ku kintu cyitwa inshuti ariko ni ikintu gikomeye. Ariko iyo uri kumwe na Yesu umva muba muri majority ntushobora kuba lonely waremereye Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Bivuze ibintu bikomeye abantu benshi ntazi. Nzi neza ko babona ariko niyo mpamvu nari nkubaje ngo iryo jwi uryumva gute, kuko hari n'abaryumva bakaryirengagiza cyangwa ntibamenye ko ari ryo bagakomeza guha umwanya aya Satani. Kuko hari abantu benshi nagiye nakira batanga ubuhamya bavuga ukuntu yagendaga muri night club, yagendaga mu byaha, yataha yaba ari wenyine akavuga ati man biriya bintu nabikoreye iki, kandi atajyamo akumva ibintu biri kumurya. To the extent ashobora kuba yakuye amafaranga, to the extent ashobora kuba yareka kujya mu ishuri, afite class, afite examen, atari kumwana amasaha ya club aragira gute. So hari abantu benshi wenda batarabisobanukirwa, tuzashaka umuntu adusobanurire cyane kumva ijwi ry'Imana cyangwa se gutandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi ry'ikindi kintu, tuzabyigaho. Ariko ndabikubajije kuko nkawe ayo majwi warayumvaga, mu nyuma wumva andi majwi. So ayo majwi rero ni ikintu kidasanzwe. Nibizera ko hari abantu benshi cyane ufashije. Ijambo ry'Imana riboneka mu Bakorinto 5:17 baravuga ngo 2 umuntu wese uri muri Kristo aba abaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore biba bibaye ibya kera biba bishize. Divi ubuzima urimo uyu munsi ubona gute? Murakoze cyane. Ubuzima mbayemo muri no minsi rero, muri iyi minsi ni ubuzima buryoshye cyane, buraryoshye cyane kubera ko urumva naje kugera igihe mbona n'akazi. Ndashima Imana yampaye akazi keza kumugisha, yari yarabimbwiye bizamo akazi keza kumugisha. Nyuma bya myaka y'ubushomeri namaze yarangoraga ku rundi ruhande, ariko nafataga umwanya nkasenga pe, nabaga imbere y'Imana. Of course Imana nkayigora, ariko nabaga imbere y'Imana kuko numvaga ubuzima bwanjye ngiye kuva nakizwa, numva ubuzima bwanjye nta kindi kintu ufite uretse Kristo. Ariko ngera mu kazi mbona bwa buzima nyine nubatse hamwe n'Imana buradisplayinga, burimo burigaragaza uko mbayeho. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bashobora kuba bibaza nk'ubu ngubu Divine ntabwo nyapfa kurakara, kandi nararakaraga nyine hari ikintu Imana kuyisubizaho bijya bingora. Nararakaraga akantu gato karambabazaga, akantu gato wakoze nababaye narakaye biki ntabwo. Ariko this time umuntu aramurira ikintu nkabaza nkumva ndamubabariye mbere ahubwo kandi mbere Mana yanjye, kugira ngo umuntu azankorere ikintu mise mubara ku kanya. Narabaza akabwira Imana yabikoze ari mukuru arabizi. Yego. Rero ntago Mana rwose nkasenga amasengesho menshi kugira ngo ndekure umuntu umutima. Ariko kuntu bigenda wegera Imana umutima wawe uroroha. Umuntu ahubwo yakora ikintu nyine kwa ko Imana boostinga identity yawe, wamureba ukumva umugira impuhwe. Ubuzima bwanjye ubu ngubu buraryoshye ku buryo sinyifata ubuzima bwanjye ngo bukomparinga n'ubwa kanaka, ko ndavana ubuzima bwanjye Kristo abufite ndi kumwe na Kristo. Ibyo yandirimbo nakubwira, byo yandirimbo nakunze cyane. Niyo umwana wo kuri church ntabwo arayisohora, ariko narikunze avuga ngo uri kumwe na Kristo muri majority, nta kintu na kimwe, nta guhungabana, nta kugenda mbere ye ibintu biba mbere, ibintu bagiye kuba arabikwereka, arakugira inama. Wasoma ijambo ry'Imana ukumva nyine uraryoherwa no kuba mu bwiza bw'Imana, uraryoherwa ukumva Imana urayikunze, wumva abantu bakunze, hari amahoro mu mutima bizana, hari uko gusinzira, hari ibintu byinshi, hari dramas. Nyamunda kuganira n'abakobwa benshi, abakobwa nyine ugasanga baba mu buzima buri dramatic, bafite dramas. Most of them. Nyine bari dramatic, usanga kubuhamya ukaba umwana w'imyaka 20 ukujyana umwe aciye ahantu ukamwase
what's wrong nyine wajya no kumubwira Kristo ariko ko katarahishurirwa mama ukumva ugize impuhwe mana yanjye ukamubwira ati iyo baruza amahoro azanwa no kumenya Kristo iyo baruza amahoro azanwa no kuva mu kazi ugataha ukaryama ejo ugasubira mu kazi udafite abahungu 30 40 ngo baguterete ukumva nibwo hari abakobwa benshi njyanganira nabo bumva ko kuba bafite boyfriend barenga 10 nibwo ariho mbese wese kwisi akumva ibyo bintu biramushimishije kandi ubwo bose baramudampinga akaje ngo akaza arwaye depression hamwe nawe ati iyo baruzi ukuntu kugendana na Kristo biryoha baruzi ukuntu Kristo yizerwa nkumva nyine mana yanjye nkumva ariko nyine ko abatarishirwa turakomeza tugasenga nyine ubuzima bwanjye buraryoshye bura nta kintu gipfa kumbabaza mana yanjye nta kintu gipfa kuntera stress nta kintu nyine kituma ngo ndara ntasinziriye ngo nahangayitse ngo byagenze gute nyine mana yanjye iki njyewe kuko niyizi birantungura kubera ko wizi muri divine wa kera divine ndumwana urakara ndumwana udakunda abantu nyine ibintu byose mu buzima bwanjye bwarashaririye ariko kubera ko Kristo yaje mu buzima bwanjye frustration z'ubuzima zikuramo ankuramo ikintu cyo gusharira nari narabihiwe cyane nawe najya gaseka narasekaga ariko nkasekera kuryinyo ariko sinzi muri no minsi icyo kintu yaragikuyeho gusharira kurakara nyine kumera ukuntu mbega biri weird ndaryohewe pe kiba y'amahoro ufite cyangwa umunezero ufite byaroketinze buri mukobwa wese uri hano hanze nibaza ko isi yaba nziza isi yaba paradizo kibaye ijwi ryavugishije divine rikamubuza kwiyanga rikamubuza kwikunda kibaye nawe ryagusoye turi mu buzima bunini cyane burimo ibintu byinshi cyane bitandukanye ariko kibaye wamenya identity yawe muri Kristo kibaye wamenya ko Yesu Imana nyir'ingabo Imana yakuremye izi ubwiza yakuremanye izi icyo yakuremeye kuri iyi si izi nicyo ukwiye gukora muri iyi si kibaye ibyo bintu wabitekerezaga ntabwo agakwiye kubona abandi baguruka ngo nawe uguruke ntabwo ugakwiye kubona abandi batera imbere ngo nawe ucize ubusamo kugira ngo utere imbere kuko ufite uko waremewe ufite ibyo waremewe ufite na byinshi cyane ushobora kuba wageraho Divi urakoze cyane Imana iguhe umugisha n'ukuri nizera ko wubatse abakobwa benshi wubatse abantu benshi muri rusange ibintu byo kwiyanga abantu benshi cyane bibabamo ibintu byo kumva ko ntacyo umaze bibabamo ibintu byo kumva ko ntaho wagera birahari hano hanze Mana yanjye ufashije abantu benshi cyane hari ikindi gishira tugeramo hano kuri The Grace Note tuba twaje tuvuga Imana mu rubyiruko ariko nk'ibyo bintu wavugaga wabonaga kera mama divine Imana umugisha nkunda guha credit abantu babasabiye credit abandi Imana ihe umugisha mama Julienne Imana ihe umugisha mama Julienne mama Julienne nibyo Imana iguhe umugisha cyane kuko hari benshi cyane actually most y'abantu nzana batanga ubuhamya ahangaha yo nukuri biri kimwe cya kabiri biri mu biganza byawe warakoze kwemerera Imana warakoze gutuma benshi bahinduka ku bwawe Yesu aguhe umugisha pe and Imana ihe umugisha mama divine ababyeyi baba batubona hari n'ubundi buhamya bwinshi nagiye nakira numvisha ukuntu ababyeyi aribo bakavaringaga abana babo mostly arabibona ko wacitse intege arabibona ko ibyo bintu bikuzengurutse bihari akabibona ariko akavuga ngo ntago giving up on my child ndamusengera mwiteho mushakire ibyo bintu iyo myuka yose iri kumuzenguruka imuveho ntago rero wakwishimira abona umwana we wiyanze ntago rero wakwishimira abona umwana we uri kwiyahura kandi se from nowhere ufite ibyo kurya ufite aho kuryama ariko ushaka kwiyahura uri kujya hehe ntugende pe Divi Imana iguhe umugisha tugeze mu kindi gice rero cya Vibe for Christ ni igice tuvibingamo ndakubaza ibibazo uransubiza nta kibazo what is your favorite color oh my god favorite color nkunda amabara yijimye nkunda kaki nude colors yes kaki cyangwa rirabara ry'umutuku ariko
rimeze ukuntu ritari pika cyane ritari pink ritari light dark blue yes dark blue yeah okay uheruka kujya muri relationship ryari actually I have never been really yes I've been into darkness I didn't love myself so now umuntu n'umwe ari kumbwira ko nkunda ngo byemere so I was never iyo mbigiye abantu birata really divi urava bifashe nibibaho biratangaje umwuka wera utumye ngoza icyo kintu may he locate someone the special someone amen amen oh wow ninde muntu wanyuma wamagaye ugiye koza hano oh god who was that I don't remember but that was you. It's me because the phone was really having okay yeah the next one hano tudufitemo agaseke uhitamo ukadi ushaka bayafata ukayagira nk'amakayi tugakuramo imwe hanyuma ku buryo utari bugire hanyuma ikibazo ubonyemo uragisoma kidusomere natwe ntabwo tuba tukizi ikidusomere hanyuma ugisubize ikibazo kiravuga ngo ni irihe kosa ry'amasaha wigeze gukora mu isengesho okay ikosa ry'amasaha yabisobanukiwe ukuntu ndi kubyumva ry'amasaha ugasipendinga amasaha menshi uri gusenga hari nk'igihe uvuga ngo Mana njye mfata umwanya nsenga ugasenga usenze nk'iminota 5 ugasenga isegonda okay njyewe buri gihe ndakora amakosa yo gusenga nyakora buri munsi ariko urusenga ukavuga ati Mana hari ibintu uri kuri telefone ukavuga ati ngiye gusenga ukumva knowledge y'umwuka rero kuvuga ngo wasenze ndasenga mu kanya ugashiduka amasaha 3 arashize uri kuri TikTok uri guscrollinga no oh my god yewe ugahita uvuga ati Mana yanjye cyangwa hari n'ukuntu umwuka wera urana kuntu tuba tubana n'abantu benshi ukabona nta muntu n'umwe uhari mu cyumba ukavuga ati this is the right time yo gusenga neza noneho utari distracted nta muntu uhari ukavuga ati ndabikora mu kanya igihe wibukiye kubikora abantu bagahita baza mugahita mutera story deja ukaba wabyibagiwe Mana ibyo bintu ndamana yanjye nakoze shanya akora ko nyakorara ari n'igihe utangira gusenga utari ready mind gatangira guscrollinga guscrollinga ibintu birimo ubusi hose ukamara iminota 10-20 utaraba nyine utarafokasinga ngo uvuge ngo noneho ndi gusenga Mana bamagusa mukora mu gusenga kagumane ntuzangiye kuyakora ntabwo nzakumva ko mukabera bavuga yewe nukuri bamvugishije nukuri iwe Mana yanjye divine wakoze kubana natwe twizeye ko uzagaruka kutubwira inkuru nziza hari n'ibindi bice byinshi tuzajya tugira nituguhamagara uzatwitabe yego nzabitaba Yesu aguhe umugisha kandi akwagure agusiga ubwiza bwe igikundiro cye kibe kuri wowe amen Devi uzagaruka urundi mu divine munini cyane mwakoze kubana natwe Yesu abarinde kandi abahe umugisha nawe ubutaha